ugahinduka. Uwo muntu w'umugisha akaza akerekana ibiterekanwa. Uwo muntu w'umugisha akaza akagushyira kuri indi standard, akakuzamura, akakugira kuba. Uwo muntu numubona ujye umwumvira. Uwo muntu numubona ujye ubana nawe. Uwo muntu numubona ujye ushima Imana ko yaguhaye umuntu. Ntago ari abantu bose tugomba gushimira Imana ko yaduhaye. Oya, hari nabaza baduteje ibibazo, we akaza kugira ngo akuneke. Dufite abantu baza kugira ngo baneke abandi, bajajinga abandi, bajora abandi, urinde cyangwa se agira ngo yerekane ububi bwawe. Kandi bakaza batwereka ubuzima ko ari baza batwereka yuko badukeneye, baza batwereka yuko aribo bantu doke twari twarabuze, ariko atari cyo kibazana. Ari bamaneko ubuzima bwacu. Imana igukiza amaneko ku buzima bwawe. Imana imukukubitire mu izina rya Yesu. Abantu bakunetse baza bakaneka urugo rwawe, abaneka business yawe, abaneka ibyo ukora, abaneka inshuti zawe, friends, abaneka ubuko igihe uzarongorerwa n'igihe uzarongorera. Abo ngabo Imana ibegezeyo mu izina rya Yesu. Ukeneye umuntu uza akifatanya nawe mu byiza cyangwa mu mubabaro. Umva gahunda y'Imana rero. Bibiliya ukuntu itubwiye. Umva ubwire gahunda y'Imana rero ko muntu yari yingiye. Itangiriro 1:26. Imana iravuga iti turame umuntu agira ishusho yacu asenata. Ubundi ibintu twikora twese tugomba kuba dufite ishusho y'Imana. Imana yaguhemukira, yakuvuga nabi, yakwica. Donc twagombaga kuba dufite iyo shusho y'Imana twese. None tugasa n'Imana mu mico n'imimerere. Batwara amafi yo mu nyanja, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, n'amatungo n'isi yose, n'igikururuka hasi cyose agitwara. Abo ngabo ndiko yabaremye. Ku isi hari ibitsina bibiri, ni umugabo n'umugore, n'abakobwa n'abahungu. Abo bantu bose rero bari mu ishusho y'Imana. Hari abantu bajya babaza ngo mbese Imana ni umugabo cyangwa buri gisubizo barakibona. Umugabo n'umugore ari mu ishusho y'Imana. Ubwo mu yandi magambo Imana yaba umugabo, Imana yaba umugore. Imana ni byose. Amen, ndafashije. Imana ni byose. Umwana yatemberanye na papa wiwe, ngo bageze mu muhanda abaza papa we ati kira kintu iki ni inyoni iri mu kirere. Isaramubwira ngo ni indege. Umwana aravuga ariko papa usigaye umesha nawe, usigaye unyesikoroka kabisa, ntago ari byo. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Ise none ngo atembereza undi munsi umwana ku kibuga cy'indege, begera indege, aramubwira ngo iyi ni indege. Ati ni kakandi kari hejuru mu kirere. Harabwa ni mwana wanje, uko wizeye ikintu ni kukibona. Abantu bakomeze bagirira Imana icyizere, abantu bakomeze bizera Imana. Imana iracyavuga, Imana iracyakora, Imana iracyavugana natwe. Kandi rero izatugirira neza. Rero izatugirira neza, Imana izatugirira neza. Twagiye tubona Imana ituvana ahantu hatavanika. Bivuze neza Kinyarwanda, ahantu mwicura burindi ry'umuriro, ahantu hadashobotse, ahantu hataraho kuvanwa. Tugize mugisha n'amahirwe, Imana iratuzaho. Biraba ngo nabasanze mu isayo y'ivata ry'ibyaha, ngo ngunyuzeho sanga wigaragura. Ndavuga ngo nubwo watawe ku gasozi waratawe, nubwo wanzwe ukaba waranzwe, nta numwe wakugiriye impuhwe ngo akugirire ibambe akubonye gutyo. Ezekiyeli 16 aravuga ngo ngunyuzeho nsanze wigaragura mu ivata ry'ibyaha. Lepize meshangore bore grare. Ndavuga ngo ngerubeho. Tuzajya barusubwira abantu ngo nibongere babeho. Ongera ubeho byari byanze ariko baho. Ongera ubeho mu rugo rwawe ubeho. Ongera ubeho mu buzima ubeho, mu barozi babaneho, mu bakwica babaneho mu izina rya Yesu. Twongere tubeho. Imana ishimwe cyane. Twongere tubeho rero. Twongere tubeho, twongere tubabaneho. Imana y'amahoro iduhereze kongera kubaho. Yego. Moses. Imana ire mu muntu, umugabo n'umugore niko yabaremye. Kandi umugabo n'umugore imaze kubarema gutyo, nuko nguko byari bimeze. Umugabo n'umugore niko yagize gute yabaremye. Umuntu nakugirira nabi, uzamenye ko yataye ubushusho bw'Imana. Birakomeye ariko twibereho muri Mose. Tugomba guhinduka, turahemuka, turagambanirana. Ibibi byose byatugiye mu ubwo twatakajwe ishusho y'Imana. Ufite mama arashahari, uzagire gutya umusure
umuganirize. Ejo bundi twari turi kumwe nta n'icyo. Wow, byiza cyane. Nangwa nayo Imana iguhereza amahoro n'imigisha. Ni byiza arabandi batakikoza kujya gusura abahanyina cyangwa hari n'abandi ngo bihakana abanyina n'abandi. Ibyo ni ibyaha bibi cyane. Ni ibintu bibi. Kigali ngo dufite abakobwa ngo ajya kurongorwa akazana nyina akamukodesha. Kandi nyina agize gute? Nk'abantu mwe. Abo ni abadayimoni ba mbere bo gutuma urwo rugo rutazigera rubaho. Nyoko ni nyoko ntabwo asimburwa. Ni pièce ne pas ne change pas. Mada ntago ari pièce uhindura muri moto ngo ni bura. Mama ni mama. Nyina w'umuntu niwe mwiza nyine. Nta wundi mwiza usibye mama. Ntagabaho. Hanuzabaho. Umunyarwanda yavuze ngo akabura ntikaboneke. Ni nyina w'umuntu akabura ntikaboneke. Nuvuga ngo ni ikintu cyabura wanagishaka ukanagihiga ukanakishurira amafaranga. Ariko si umugabo ugiye gushaka ufite amafaranga. Oya. Akabura sikaboneke si n'umugore ugiye kugira. Akabura ntikaboneke ni nyoko. Nyu mama. Mvuze ikinyarwanda cyiza ngo ba nyoko. Ntago ndukanye. Nyoko ni ikinyarwanda. Ni ikinyarwanda cya kindi cya. Mama ntabwo ari ikinyarwanda. Nyoko nicyo kinyarwanda. Nyoko iso. Nicyo kinyarwanda. Mama. Mama ntabwo ari ikinyarwanda. Mama zari ikinyarwanda. Ibirimi bagenda bapfundikanye. Ahubwo tuzike nyoko. Genda umbwirire nyoko. Oya ibyo ngibyo ni ibitutsi byawe ushaka kuza. Kandi ndamusengera intore ngo nawe ndaza kumusengera. Akeneye isengesho mukaye kandi niwe muntu wajyaga wumva ijambo ry'Imana. Aha mama. Imana igumugisha. Ahise abikosora. Yelo uzamubaze ngo mama mvuka nari meze. Buruzi ibintu yakubwira. Waje nta na kimwe wishoboreye ari we wenyine uri kwita. Bigengesereye. Agufata ukuntu. Abantu bose baza bakakugirira imbohe. Buriya bose umubwiye ngo kana rwete yego dufite n'abantu baduteruye turi impinja atari urukundo badufitiye habwo baje kutugirira nabi ariko bahageze babona turabo kugiririrwa imbuhwe ntibatwica ntago bigize babikora birabananira. Uruhinja ni uruhinja buri muntu wari we wese agirira imbuhwe. None Bibiliya tubwiye ngo Ezekiyeli baramufata bamuta ku gasi adafite akivuka nta nakahe. Akahura kazi ibyahi murabizi mwe ibyahi se ninde utabizi reka tukoreshe ngo nta na pampexi wari wambaye amalanje arimo batayazi bavutse n'aba.com nta pampexi wari wambaye amalanje kera ni nk'ibintu bacaga ku bikwembe by'abamama bakagenda amalanje ahubwo umenya n'udusashe baguraga mu isoko twaguraga turuwasa na desa n'ubumenye tutararenga aho ngaho ariko ubu ngubu haje pampexi ubu se ku bintu byasirimutse ibintu birava ngo bamutaye ku musozi nta nakantu naka uwo mwana afite ngo Imana imunyuzeho ngo asanga yigaragura aho hari iyo ubwayimugirira impuhwe. Reka tubwire abantu muri uyu mugoroba ngo Imana igirira abantu igirira impuhwe. Twibwirira abantu ngo Imana ibagirira impuhwe mu izina rya Yesu. Aho abantu batakugiriye impuhwe Imana nizi kugirira. Aho abantu batakwemeye Imana nikwemeze. Aho abantu batagukunda yo nigukunda. Ni kwemeza abantu ntabazahakana. Reka da. Muri byo ngo icyo nkundira Imana rero barakwangika kwemera baraguca nayigaca kanzu barahonyora igahuhaho. Icyo nicyo cyo nyine dukundira Imana. Uzi yuko iyaba Imana ubwayo uranyumva itaratuye kure abantu bari kugira action yo kuturega ku Mana. Ubu imirongo yo kurega Moses bigeze kure ariko turashimira Imana ko yatuye kure. Ntago wabona tiki kujyanayo nimbwe nisengesho naryo urarisenga ikabanza ikagenzura niba Moses akijijwe yasakije abandi ndabyanze yereka avuga ni yararakijijwe n'umwana wanjye arakaraka Imana kabyanga. Amahirwe yawe nuko abantu bakurwanya nuko abantu bakuvuga nuko abantu bakwanga nuko abantu bakurogana n'Imana yawe. Iyo uza kuburi wenyine uba warapfuye byararangiye ariko ikosa babikora wararangije kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Rero ntabwo azabyemera ntibizakunda. Humura ntacyo uzaba ntabwo bizaba nguko abanzi bawe babishaka bazaruhira ubusa bizagusiga uhagaze bazaruhira ubusa bizagusiga uhagaze abakuroze bazaruhira ubusa bizagusiga uhagaze abakuvuze bazaruhira ubusa
bizagusiga uhagaze. Hari gitara ririmba nkunda cyane, uzatsindira kuri uyu musozi utuyeho, uzatungira kuri uyu musozi utuyeho, uzagubwa neza mu maso y'abatabishaka. Ayiwe, utungireho abantu batakwifuza kutungira. Umva ubuhanuzi butavangiye, ucururize ahantu abantu batakwifuza kucururiza. Ubyarire ku musozi abantu bakurogeyeho, usozeranire ku musozi bakubengeyeho. Urusengero bakuhagarikiyemo abari kuberamo pasitori. Haleluya, Imana ishimwe. Dushimira Imana yuko imigambi y'abantu atari nk'iy'Imana. Abashoboza ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi Imana si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ese icyo yavuze no kugikora ntizagikora, n'ukuri ko Imana izagikora. Imana ntigibeshya, ntigihinduka, izari ibyo yavuze byose n'ukuri. Imana ntabwo igibeshya, nta nubwo ihinduka, izera ibyo yagize gute, ibyo yavuze. Tujye gusengera abantu batanu, tujye gusengera umuntu utabyara. Ni kumwuka ari kunyemeza. Nanjye ndatanga icyanjye igitekerezo, uravuga bane nanjye mvuga uwa gatanu. Nta kibazo. Tujye gusengera umuntu utabyara, Imana imuhereze urubyaro. Tujye gusengera umuntu ushaka gushaka no gushakwa bikaba byaranze, Imana imwubakire, imuhereze iki, urugo. Tujye gusengera undi muntu wa gatatu maze mu bushomeri igihe kinini, n'ibyo agerageze naho yadepoje bikanga bikananirana. Tujye gusenga Imana imuhereze iki, akazi. Undi muntu wa kane, tujye gusengera umuntu ushaka gukizwa. Ubu niwe nanjye naringiye none ugiye gukizwa wa gatanu. Ubwo ushaka kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Aha, niwe nanjye navuze ngo uwo ni wa kane. Umuntu wumva ko byanze, byananiranye, abona inzira byaranze, akavuga ni nakizwa bigenze. Wagerageje akajya mu bapfumu akabona byanze, ibintu byose byaranze. Ukeneye gukizwa ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Ubundi urugendo urimo ibyagucanze bigacangoka. Uwo ni wa kane. Ubwo reka ngire uwa gatanu rero. Uwa gatanu tujye gusenga umuntu uri mu rugo akabona urugo rugiye gusenyuka. Ni namba. Aba bantu niba tugiye gusenga. Aba bantu tugiye kubasengera. Twaganiye n'umuntu akubwiye ati ko umuntu n'umurongo abantu baje gusezerana. Uriya nuko mutajya muza kundi munsi. Muzasanga umurongo ungana kuri abantu baje gutandukana. Yego. Ni ikibazo gikomeye. Tujye gusengera ingo kugira ngo Imana isukemo amahoro. N'abari benda gutana Imana yongere bahuze bongere babeho. N'abari bagiye kuvura n'ubuzima ubona ngo abana babe hariya abandi babe hariya. Tujye guhuza ibintu mu isi y'umwuka mu izina rya Yesu. Ibyo bintu kandi bigira bite bihurike. Ibyo bintu biremwe. Ukeneye gufashwa ni 078 388 800. Ukanyarukira ku Ishiru TV ugakora subscribe na like na comment. Ishiru TV wasanga ijambo ry'Imana. Sibyo rero? Simbemera. Tujye gusengera aba bantu Imana inyeretse. Zamura kwizera nibura muri aba bantu. Aho uri hose. Wowe aho uri hose mu bihugu bitandukanye. Pfukama tujye gusengera isengesho. Mana mu izina rya Yesu. Uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye. Dusengeye aba bantu bose wamishuriye wanyeretse. Ubagirire neza mu izina rya Yesu. Ubatabare uhindura ubuzima bwabo. Abatarashaka ubahereze gushaka. Abatarashakwa ubahereze gushakwa. Mu izina rya Data wa twese. Vanaho inzitizi zose mu izina rya Yesu. Ubaka ingo zubakike. Uvanemo akajagari, uvanemo umudugararo, ubahereze kumvikana, ubahereze ubuzima, ubahereze icyerekezo, ubahereze kugirirwa neza. Ineza y'Imana nibabeho, presence y'Imana nibabeho. Mu izina rya Yesu twatuye umugisha w'Imana no guhuza mu buryo budasanzwe. Dusengeye mwami Imana abantu badafite akazi, ubahereza akazi. Niwe Mana ishobora byose. Ikibazo cy'ubushomeri ni ubushomeri burababaza, ubushomeri buragora, ariko bavane mu bushomeri ubahereza akazi. Bavanemo mu izina rya Yesu. Tuzagaruke bavuga ngo twabonye Imana ikora, twabonye Imana ifungura, twabonye Imana isubiza, twabonye Imana itanga, twabonye Imana iturengera, twabonye Imana ituremera. Mana mu izina rya Yesu duhamagaye imbaraga zawe. Umuntu wese utarakizwa, umuntu wese ushaka guhinduka, akashaka kuva mu byaha akongera akisanga yabigiyemo, agashaka gukizwa akongera akasanga yabigiyemo, muhereza agakiza ku buntu bwawe. Ndarambura ikiganza ku buzima bwe, ndarambura presence y'Imana ku mibereho ye. Muhereze guhinduka, ibyaha bimunukire, ahinduke rwose, amaramaje. Ineza y'Imana nimubeho mu izina rya Yesu.
ndatura imbaraga z'Imana, ndatura igitangaza cy'Imana. Aho umuntu wese ukurikira iki kiganiro ahabwa ubuntu bwawe, ahabwa ineza yawe. Uri Imana idukunda tudakunditse, uri Imana yagiye idufata ugahindura ubuzima bwacu. Sabiye buri muntu wari we wese uri bwumva kino kiganiro umugisha, umuhereza ubuzima bw'impinduka, umuhereza ubuzima bwo kukubona, ubuzima bwo kugushima, ubuzima bwo kubona ineza yawe mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami, turagushimye gukura Imana yera, turakunezerewe kuri gitangaza, nuhimbazwe nushyirwe hejuru. Urakoze ko ubikoze, lebezene kotare grare none niteka ryose, amen. Akira gukira, akira ubuzima buhinduka, akira ubuzima bw'impinduka, kuko Imana yawe iri hejuru ubuzima bwawe. Imana ibahereza umugisha. Murakoze cyane. Yego murakoze nawe. Kora subscribe, kora subscribe rwose. Abo ni muri babantu bakiyadushimira, na share unabyoherereza abandi. Wabugize neza. Amahoro y'Imana bane nawe. Amen. Amen.